aha ni iwanjye ndi umugore w'isezerano n'igihe wubatse iyi nzu barangije umugabo ntwara imodoka amaze no kudezatinga arayijyana turamushakisha n'igihugu turamubura nyuma yaho hakajya azana ibintu by'iterabwoba byo gushaka kunyicisha ndagenda njya gucira abana inshuro mu cyaro inzu ndayikodesha kugira ngo abana banjye bige araza yirukana abapangayi azaniramo umugore wa kabiri none bari kwanga kuva mu nzu yanjye njyewe umugore namusanzemo yanga no kunkingurira rwose anancaho hano rwose mbese anca n'amazi cyane ku buryo ntanamusaba n'amazi y'abana banjye ngo banywe yewe icyo nsaba kugira ngo mbone uburenganzira bw'ibyanjye inze ndereremo abana banjye yewe baramutse batankinguriye n'ubundi sinahava narara hano kuko nta handi mfite ho gucumbika kubera ko kwagukurikiranwa nawe navuye ahampunga ngenda ndi guhunga naho ngeze ndakurikiranwa noneho ni nabwo byanze mva igitaramo aho yansabiye yarazi ndahunga njya muri Rubavu kubera yuko uyu mumama imyaka 10 n'ingaye koko hano ubwo twahabwa abaturage twari tuzi ko yapfuye byarangiye oya ntago byashoboka kuko umuntu tumaze imyaka 17 tutabana harabayeho n'uburyo bwo gushaka kwicana mu buryo bugaragara ntago byashoboka kubana nawe ntago byashoboka igihe tutaratandukana ndaba ndi hehe mu nzu ngomba kuba je nta nubwo nshaka nkodeshereza najye gukodeshereza umugore wa kabiri je ndi umugore waje kubyanjye ntago ndi umugore w'indaya ujya gukodesherezwa ibi narabiciye icyo nshaka ndarara hano ubwo nindamuka mfuye namwe ubuyobozi murakurikirana kuko umuntu ni uwa leta ni ku isaha y'isa 12:48 zani Kigali turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021 ni umugore washakanye na mutangwa wa Jacques bashakanye mu mwaka wa 1998 bamwita Mukanyamukatsa Christine aba baje kubyarana abana batanu harimo umwana umwe w'umuhungu ndetse n'abana 4 b'abakobwa gusa muri aba bana 4 b'abakobwa umwe yaje kwitaba Imana uyu mugore uvuga ko yashakanye na mutangwa wa Jacques mu mwaka wa 1998 bakaza gutandukana mu mwaka wa 2010 uyu mugore avuga yuko umugabo we yamwibye imodoka ndetse akaza kumushyiraho n'ingenza zishaka kumwica uyu mugore abibona gutya arahunga gusa muri aya mafoto muri kubona ari kutwerekamo inzu yubatse ayiguze mu kibanza iki kibanza yaguze amafaranga 700 by'amafaranga y'u Rwanda aba bombi batuye mu karere ka Kicukiro akagari ka Rukatsa umudugudu w'inshuti uyu mugore mu gihe kingana n'imyaka 11 nibwo yapakiye ibikapu bye byose azana n'abana 3 b'abakobwa dore ko umwana w'umuhungu w'imfura ufite imyaka 21 uyu we ngo yabanaga na se gusa mu magambo uyu mugabo Jacques avuga yuko umwana w'umuhungu yamushyize mu nzu yindi amukodeshereza ku ruhande uyu mugabo yagiye atwereka impapuro zigiye zitandukanye zivuga yuko nyina w'uyu mugore nawe yemeza ko uyu Christine yari yarapfuye dore ko Christine ajya kuva mu mujyi wa Kigali erekeza mu ntara y'Amajyepfo yagiye asize umupangayi muri iyi nzu avuga yuko ari we wayiyubakiye gusa aba bombi bashakanye byemewe n'amategeko uyu mugabo mutangwa wa Jacques yaje gushaka undi mugore babyarana abana 2 ariko ku ruhande yaje kubyara n'abandi bana 2 ku bagore 2 batandukanye uyu mutangwa wa Jacques avuga yuko nta makosa arimo ariko nanone akemeza yuko atagomba kubana n'uyu mugore avuga yuko uyu mugore agomba gushaka ahantu agomba kuba atuye ubundi bakerekeza mu nzira y'amategeko ubundi bakaba bagabana amazina yanjye nitwa Emi mukomeze gukurikirana iby'iyi nkuru ndakwibutsa yuko muri BigTown TV dufite BigTown Record hakaba harimo witwa Clank yes ndagushimiye kandi mwifurije kugubwa neza ukomeza gukurikirana ibiganiro bya BigTown TV amazina yanjye nitwa Emi aha ndi muri Kicukiro ndi muri Kagarama na ahantu hari ikibazo cy'umugore umaze imyaka 17 atabana n'umugabo bitewe n'ibibazo bagiye bagirana bijyanye no gutandukana barasezeranye nyuma aragarutse nyuma y'igihe kingana n'imyaka 17 asanga umugabo yashatse undi mugore abayobozi bari bahari bategetse umugore kagomba kwinjira muri urwo rugo amazemo imyaka 17 atinjiramo bamuha kandi kazungu abashe kuba yakwinjiramo ariko umugore yabyanze rero nifuje kuganira nawe kugira ngo twumve se byagenze gute byatangiye gute umugore avuga yuko umugabo bafitanye isezerano havuga yuko yaguze imodoka umugabo arayigurisha
aguriye inzu ubundi nabyo babimwirukanamo. Reka tuganire twumve atubwire ngaba babyaranye abana 4 ariko anafite abana 3, abana 3 b'abakobwa ndetse n'umwana umwe w'umuhungu. Reka mami muraho neza. Amazina yawe witwa nde kubera icyo? Ndamutsa Christine. Jewe ndi hano ni iwanjye ariko nyine ndabona nta burenganzira ubuyobozi bubasha kumpa bwo kwisanzura bwo gusubira iwanjye. Aha ni iwanjye, ndi umugore w'isezerano, n'igihe wubatse iyi nzu barangije umugabo ntwara imodoka amaze no kudezatinga arayijyana, turamushakisha n'igihugu turamubura. Nyuma yaho hakajya azana ibintu by'iterabwoba byo gushaka kunyicisha. Mva muri uru rugo ndagenda njya gucira abana inshuro mu cyaro, inzu ndayikodesha kugira ngo abana banjye bige. Maze kuyikodesha kugira ngo abana banjye bige, araza yirukana abapangayi azaniramo umugore wa 2. None bari kwanga kuva mu nzu yanjye. Mwatandukanye ryari? Uvuze yuko inzu ari we wayubatse, mwatandukanye ryari? Ese kugira ngo mutandukanye byagenze gute? Jewe gutandukana n'uwo mugabo nuko yari amaze kunyiba imodoka, akimara kuyinyiba akajya azana n'ibintu by'iterabwoba byo gushaka kunteza abantu ngo baze kunyicira muri iyi nzu. Nicyo cyatumye ntandukana nawe, natandukanye nawe muri 2010 ngenda ngiye kwirerera abana. Ubu hari hashize igihe kingana gute utaba mu nzu yawe cyangwa se utamenya aho urugo rwawe uko bimeze? Hari hashize imyaka 11. Uru rugo se waje usanga harimo undi mugore cyangwa na undi mugore uri? Jewe umugore namusanzemo yanga no kunkingurira rwose, anancaho hano rwose, mbese anca n'amazi cyane ku buryo ntanamusaba n'amazi y'abana banjye ngo banywe. Abayobozi noneho bakubwiye ngo iki? Ese uyu mudugudu ni uwuhe? Akagari ni akahe? Umurenge ni uwuhe? Umudugudu ni Inshuti, akagari ni Rukatsa, umurenge ni Kicukiro. Aha ni mu murenge wa Kagarama. Noneho abayobozi bakubwiye ngo iki? Bagusabye ko ugomba gukora iki? Jewe abayobozi baravuze ngo ninjye mu kazu ka shamburete imwe aho inyuma mu gikoni, niko bavuze ngo niko banshyiramo. Abo ni umukuru w'umudugudu n'ushinzwe umutekano. Undi muyobozi wa mbere wabanjirije we yaje ngo namba ari umunyesibo, anyumvisha ko jewe ngo bashobora gufata abana, ariko jewe ngo nkareba ahandi hantu njya. Ufite ibimenyetso byerekana ko uri umugore w'isezerano? Ibimenyetso ndabifite. Biri hehe? Iyi ni inzu nasize nubatse. Iyi ni ifoto yo mu isabwa. Uyu ni wowe uri imbere? Uyu ni jye uri imbere. Uyu nguyu ufite uyu wari ufite agacumu? Aha uyu. Iyi dore ngiye. Dore yo kurahira ngiye. Uri kurahira? Ni iyi ngiyi? Niyo ngiyo. Noneho rero urasaba iki? Yewe icyo nsaba kugira ngo mbone uburenganzira bw'ibyanjye, inze nderere mw'abana banjye. Bite? Uyu ni mama wawe? Ni mama. Papa wawe wari usanzwe umuzi? Uyu niwe papa wawe koko? Niwe. Byagenze gute kugira ngo mutandukane na mama? Nyine yari imodoka ya mama, arangije aragenda turamubura. Noneho mama asigaye turi twenyine, noneho akajya yohereza abantu nijoro. Reba hariya. Yohereza abantu nijoro bakaza bakadutera. Noneho mama agira ubwoba ndetse tujya kwa mukecuru. Mwagiye kwa mukecuru? Kwa mukecuru hano mwari mwaragiye ni hehe? Ni mu Ruhango Igitaramo. Igitaramo. Ese wigaga wowe? Narize ngeze mu wa 2 segonderi bara amafaranga. Ubura amafaranga yo kwishyura. Reba hariya. Wari ugeze mu wa 2 segonderi ubura amafaranga yo kwishyura. None uyu munsi mwaje kwa papa wanyu? Yego. Ni iki noneho musaba abayobozi kugira ngo babafashe babarengere? Turasaba nyine ko aduha inzu akanadufasha no kujya mu mashuri. No mu mashuri. Yes, uwo ni umwana. Mama, ubaka kanya uri hano, uri ku rugo rwawe. Ese niba tagukingurira urarara he? Yewe baramutse batankinguriye n'ubundi sinahava, narara hano kuko nta handi mfite ho gucumbika. Wowe uvuka he? Jewe mvuka mu Ruhango rwa Gitaramo. N'ubundi ni mu Ruhango. N'ubundi ni mu Ruhango. Wafashe umwanzuro noneho guto kuvuga ngo uje hano. Ese wamenya amakuru ko uyu mugabo wawe afite umugore? Ese bafitanye abana bimeze bite? Bafitanye abana kuko abo bana yabazanye muri inza bafite, urumva ko yari yarababyariye iyo hirya. Ntago yababyariye hano, yaje abafitemo. Ubwo icyatumye menya ko yaje
nuko umupangayi wari urimo wishyuriraga amafaranga wampaga amafaranga nkishyurira abana yaje guhagarara nyine ansezera arambwira ati ntago tukibona nta bushobozi kuko baranyirukanye mu nzu ubwo nawe irwariza ujye wishyurira abana. ese ko we wumvaga hazaga abantu gutera amabuye kugutera ubwoba abapangayi bawe bo babagamo nta kibazo bari bafite? Nta mupangayi wari urimo, nazibagamo zose nta mupangayi wari wakajyamo. aho mushyiremo nta kibazo yigeze agira? Umupangayi yashyizwemo nabi ejo bundi bagezemo njye nta mupangayi nigeze nshyiramo. umupangayi wawe wa mbere? Umupangayi wa mbere Vincent. Bonjour we yagize ikibazo kinini. We yagize ikibazo kinini kuko banamwirukanye bikomeye bitwaje n'ubuyobozi bwo hasi. Bitwaje umukuru w'umudugudu bamwirukana bikomeye umusaza yanze kuva mu nzu. Kubera ko bari bazi ibyo byambayeho baravuga bati kubuje kutwirukana tutabona umugore wawe mukuru bigaragaza ko wamwicishije. Ayo makuru arazwi muri ino karitsiye ku muntu wese uzi. Nta muntu wari uzi ko nkibaho. Yesu urakoze cyane. Rero reka mbashimire ndakomeza kugerageza gukurikirana iki kibazo kuva kirangira cyangwa kuva gitangiriye kugeza kirangira. Ngiye kugerageza nshaka uburyo navugana n'umugabo nawe numve icyo abivugaho. BigTown TV amazina yanjye nitwa Emi. Yes, rero nkuko mwakomeje kubyumva aha rero ninjiye mu rugo neza cyangwa inzu umugore avuga ko ari ye yayubatse afatanyije n'umugabo sinzi, ariko umugabo ari hano turi kumwe kubw'umutekano yavuze ati ngiye sinshaka kujya muri kamera kandi n'uburenganzira bwiwe. Reka ngwikaze kuri kamera za BigTown TV. Okay, murakoze. Umugore twabanye byemewe n'amategeko guturuka mu 1998 tuza kugirana ibibazo dutandukana mu 2005. Dutandukana amfungishije kuri brigade ya Kicukiro bavuga ko namwibye imodoka. Ubwo bamfuka kuri brigade ya Kicukiro namazeyo iminsi 4. Muri iyo minsi 4 naraje nsanga inzu yarayikodesheje n'ibintu byose yabitwaye nta kintu yasigiye mu nzu. Hanyuma inzu nyuma naje kuyihabwa n'ubuyobozi kuko wari uyirimo yavugaga yuko yayikodesheje umwaka. Inzu nza kuyihabwa n'ubuyobozi kugira ngo nyibone kuko yari yasizeho nyina avuga yuko ari we uzajya mama we ari we mabukwe avuga yuko ari we uzajya ucunga iyo nzu. Nyina baje kumuhamagara aza hano muri icyo gihe cyo kumpesha iyo nzu kuko ntawe nari mfitemo. Bamubaza aho umukobwa waherereye avuga yuko umukobwa wataza ahari avuga yuko ashobora kuba yarapfuye. Ndibaza urwandiko inzandiko ndazifite mama we yasinyeho ndumva nazibereka nta kibazo. Mama wavuga yuko avuga yuko yaje kumuhagara avuga ko ataza aherereye ko ashobora kuba atekereza ko yaba yaranapfuye. Urwandiko nahereyeho iyo nzu nguru kandi urebe. Uru rwandiko ni mu mudugudu Inshuti, akagari ka Rukatsa, umurenge wa Kagarama, akarere ka Kicukiro, ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2017. Nibyo gutanga integuza yo gusubiza inzu ya bwana inde witwa wenda we wabisinde bwana Mutanguha Jacques. Iki ni cyemeza yuko inzu wari uri mu yisubizwa kubera ko madamu wawe yari yarayikodesheje umwaka. yaraburiye irengero. Umuyobozi w'umudugudu niwe wabikoze.
ubwo n'uwari uruho icyo gihe sinzi nimba ari wakiriho. Amazina ya mama we yitwa nde? yitwa Nyirabazungu Margarita. Nyirabazungu Margarita. Umugabo aranasinya avuga yuko inzu ayiguhesheje. Batazaho umwana we. Ndashaka kwisobanura. Ikibazo gihari yagiye kumushushanya umukecuru yareraga abana. Ajya kumushushanya ngo arashaka kugira ngo iyo nzu ayishyiremo abapangayi. Siko byagenze ahubwo ahise azaniramo umugore akimara kubeshya umukecuru amuhamagaye uyu yaramusubije ngo nambara abana ndabafite ntuzongere kumpamagara ahita akuraho telefone. Wewe wabagahe? Jewe ubwo nayo naragiye gutembera amafaranga yo hirya muri Rubavu. Nta handi narinde naragiye gushakisha udufaranga kugira ngo abana banjye bakomeze bige. Wenda umuntu yahita yibaza umaze kumenya yuko inzu mama wawe nawe asinyeho nk'umugabo byagenze gute? Jewe naraje ndamubaza umukecuru ninde wakubwiye gutanga iyo nzu. Arambwira ati yambwiye ko agiye gushyiramo abandi bapangayi bo kumfasha kurera abana. Babapangaye yarabategereje by'ubukecuru byo gusaza arababura. Ntago yababonye ahubwo hahise hajyamo umugore. Noneho ya mafaranga nibwo abuze umukecuru ubwo yarantelefonnye. Nibwo navugaga ntubwa telefonnye reka nshakishe bikomeye abana banjye bagumize bige bagumize bazamuke. Ndaguma ndashakisha aho narindi guca inshuro. Ngira amahirwe Imana iramfasha nyine bariga nubwo bari bahagaze aho bagereye ariko bari bamaze kuzamuka. Wenda reka nibaza iyi nzu mwarayubakanye? Iyi nzu nayubatse ndumva nayiguze muri 2003. Wowe wayiguze? Njye wayiguze mfite n'impapuro z'ubugure bwayo. Cyakoze yasinyeho nk'umugabo. Aho hantu arabeshya simbyemera. Iyi nzu yaguzwe amafaranga navuye kuzana iwacu nyigura na muhirwa regisi ariko kubera ko twitwa ko turi isezerano niko kwitwaza gutyo nayubatse ncuruza gataro dore umugabo wa mbere nguyu nabandi bose iyi porotayi igiye namwihereye 700 ngo ajye kuyigura mbikuye mu isakoshi aragenda azana na porotayi idakuye nayo mafaranga ubwo icyo uvuga waguzeho ni ikihe wakoze wavugishije ukuri ko n'imbere y'Imana tuzagiraho tukavugisha ukuri. Mugabo namye nkubona hano uvuga ko wenda ubizi ibi bintu ubiziho iki ni igice ubiziho uyu mugore uramuzi? Mu by'ukuri uru rugo twari duturanye nanjye n'uyu hari mu Kagarama. Uyu mugabo muza akora santere atwereka amafilime kuva kera aturuna niba yarafite na resitora yari ya musaza wanjye yafasha ibyo simbizi kuko ntago narimbizi ko bugiye ufatanyije n'umuntu nabyari ibimenyetso bihari wenda muze mugaragaza ariko muzi ura mugabo aturuna filime tura amafilime rwose akiri mutoya ngeze nzi ko afite umugore ariko nza kwibuka hano kuko duturanye mbona atahanga ari iwe guhagura byo nabyo nzi uyu mudamu nawe ndamuzi bano abana nari nzi babatahanga ni nk'abana nka batatu akaba harimo n'undi mwana w'inkumi munini mukuru sinzi niba nawe yari uwe n'atari ko najyaga numva ngo nagaruwe abana bafitanye n'abana batatu. Mu by'ukuri uyu mugabo ejo bundi umuntu aba mu mpanga yari urimo hano yari bonjour none umukecuru uyu mumama uyu mugaza kunyara kuko byirwaga bisakuza hano ko numva n'induru zabo bagwana buri gihe abayobozi bakiza bagera gute nuko bigumaho uko najyaga mbyumva induru zabo niba uyu mugabo ari we waje kubona akibisona akagenda kuko uyu nguyu yabanje kuhaba umugabo yagiye bavuga ati izi nduru zihari ibyo ngibyo simbizi bakavuga ko bafite imodoka sibyo iby'imodoka iyo modoka yatahaga hano koko uyu mugabo yari umushoferi bakavuga ngo atwara imodoka sinzi niba ari yatwaraga nabonaga atwara imodoka ikinjira hanga ariko iby'imodoka nabyo ari imbizi n'ubu ngubu bakavuga ko ari umushoferi afite umuntu atwara ibyo narabyumvaga ariko mu by'ukuri uyu mugabo n'uyu muntu uyu mumama ndabazi kuva kera ahubwo ngewe sinibaza kuntu bavuga ngo nyirabukwe niwe wakodeshaga ngaha kugira ngo rera abana uyu mumama nawe kuko umugabo yaramaze kumusiga mu rugo rwe avuga ngo yigende nagashaka induru hanga kuko twabaga hanga gusa hanga hano kwa imodoka ntabwo yagiye ari uko avuze ngo arigendeye bisobanura uko byagenze ibyo wenda mama ndakubaza ikibazo ko mama wawe harenga igipapuro gihari kivuga yuko cyangwa niba yari yanyu wenda yari yanyu ariko nabonaga agenda mu modoka hari igipapuro ngo kivuga yuko ngo wowe bazi ko wari warapfuye kubera ko kwa gukurikiranwa nawe navuye ahampunga ngenda ndi guhunga naho ngeze ndakurikiranwa noneho ni nabwo byanze mva igitarama aho yansabiye yarazi ndahunga njya muri Rubavu amakuru yose arakwira ko napfuye kuko bose bahise baburirwa irengero ryahonze
ndabivuga uko byagenze. Reka ngaruke sori gatonya, reka wenda ngaruke kuri uno mupapa. Ubu uyu munsi ufite umugore? uyu munsi kuva yagenda narabyaye, mbyara abana 4 batandukanye na ba nyina, abana 4 mbana nabo hano mu nzu, ariko ntabwo mfite umugore kuko naba iyo ushatse jya mu buyobozi gatera igikumu. Wenda ubaka kanya madamu wawe w'isezerano ari hano, nkawe urifuza iki? Wumva hakorwa iki kugira ngo agarutse akakubwira ati ndashaka ko tubana noneho nk'umugabo n'umugore, wabyemera? Oya, ntabwo byashoboka kuko umuntu tumaze imyaka 17 tutabana, harabayeho n'uburyo bwo gushaka kwicana mu buryo bugaragara, ntabwo byashoboka kubana nawe, ntabwo byashoboka. Ubu igikurikiyeho n'iki we wumva wasaba ubuyobozi kugira ngo ibi bintu bice mu mucyo bigende neza? Igikurikiyeho buriya ndibaza ari ugutandukana mu mategeko, nta kindi, mugashyira ku isoko nta kibazo njye mfite. Uvuze igihe tutaratandukana ndaba ndi hehe mu nzu ngomba kuba, ndaba ndi hehe n'abana banjye? wowe urifuza ko byagenda gute? Je ndifuza ko najya mu nzu yanjye n'abana banjye. Je icyo nifuza aragabone hapfa abandi, kubera yuko uyu mumama imyaka 10 koko hano ubwo twahabaga turi abaturage, twari tuzi ko yapfuye byarangiye, kuko nyirabukuru uriya mugabo niwe wazaga gukontorora hano, kuba kontorora nabwo harasenyutse, mbunjire yarasenyuye hameze nabi. None uyu mugabo kwiruka hano mu kagarama muheshi cyangwa kunyangwa asa n'inzu abasha no guhaza, umugabo afata ngiye nago nanze muri iriya nzu, namaje gukura muri mugabo maze amavugurura masane ahagenera ibikoni nyubure byo byarashenyutse. Mwinjira hano nsanga cukura za butike hari harimo imyobo, ibindi byose bizi byaratembaga, bose abona ko hakoze isuku akavugurura, akafata ngiye nago najya muri iriya nzu yasenyutse kuriya, nibankuriremo umuntu ugiye kunyicira inzu nze mavugurure nsubire mu rugo rwanjye. Abo nabagahungo gose n'abana bane bivugana umuyobozi. Mwarimusi uyu mama yapfuye. Twatuzi ko yapfuye ahangaha. Mwaruvise itangazo. Natangaza N'abana se barapfuye. Oya ndakubaza nkawe w'umuntu w'umugabo uhagaze ku maguru abiri. Oya banza wumve nk'umuntu w'umugabo uhagaze ku maguru abiri. Oya reba aba bana dore uwo najyanye afite amezi 6 nguyu. None ko ari nguyu uwo mwana yagomba ko iyo nzu yamaze kwishyiramo umugore ariyo yabarihiriraga kwitwaza ngo yaje gusana, yasanye yongereho iki, naberetse ifoto y'iyi nzu yasanye yongereho iki. Byitwa gusana ntabwo yaturutse hanze. Ubwo rero hano hari umumama, mama we wumva byagenda gute? Ngewe rero uko mbitekereza bavuga gusana, bavuga ibiki, kuko icyambere namaze kumenya umutungo wahango bawuriho bombi, ikindi barasezeranye, ikindi cyongerwaho namaze kumva uriya mugabo nawe ubwe yiyemereye ko bose bahunganye basa nkaho bahunga umwe ashaka kwica undi. Rero ngewe ikintu numva nashobora kurengera impande zombi, uyu mugabo ari mu nzu araryamye afite umutekano ubu kugeza ubu, ariko uyu mugore nkurikije uko muzi kera ku buryo nanamuyobewe, yari umugore mwiza ubona afite amafaranga n'ibiki. Abana be ntabwo nari mbazi neza, mushishoje aba bana murabona ari abana bo mu cyaro cyane. Ngewe uko mbibona tutagiye muri detail ngo barasanye bagize gute, uyu mugabo nashakira umugore n'abana be ahantu baba bacumbitse, niko bimeze. Naho ibyo kuvuga uyu mumama we ngo araba muri iyi nzu kandi n'uyu mupapa arimo yarashatse n'undi mugore, nanabyumvishe ngo ubuyobozi bwamuhaye ngo kuryama chambrette. Twe dufite ka ngire ngo epfiriya muri Gahanga hari ahantu bagiranye ibibazo umugabo n'umugore amakimbirane, umwe afata inzu yaha undi afata iyaha, ariko byarangiye bicanye. Rero kubera kaziri ho tugenda tubona hirya no hino n'amakimbirane ashobora gutuma abantu bicana, ngiye ku bwanjye ntabwo nakwanzura ko uyu mumama yakwitsimba kuri iyi nzu, ahubwo uyu mupapa namushakira ahantu aba n'abana, noneho ubundi akomeza kurikirane mu nkiko, amategeko arakurengera. Nge nuko mbibona kandi mvuga ukuri ndengera impande zombi. Yes, wenda reka nsoreze kuri uno mupapa, ntago biba byoroshye.
wowe uravuga ati ku mutima ati ngiye gutandukana nta kibazo, noneho uyu munsi uyu mumama aje hano urifuza ko yaba ari hehe? njyewe abana banjye simbanga, abana ndabafite baninjiye bababonye ngaba ari urabareba, abana banjye ndabafite, mfite n'abo nabyaye ntakibana nawe ndabafite bari hano, ubwo abana ndabagumana nawe muri iyo myaka 17 ntabana nawe sinarinzi yaba arakomeza yabaga kuko kumukodesha bo nawe nzamukodeshereza. Abana ndabafata muri iyo myaka 17 ibyo ntago narinzi haba, hanyuma agenda atanga ikirego urukiko rugikemura ikibazo nta kindi. Yes, rero reka mbashimire, ndizera ko ubuyobozi cyangwa ubuyobozi bw'igihugu cyacu nabo ni abantu iki kibazo barabibonye baragikemura uko bikwiye. Mama, wumvishe icyifuzo cy'umugabo ati sinde bugukodeshereze ntago biri bugende gutya, wowe noneho ubiri joro ubaka kanya turi hano uraburihe? iri joro aka kanya ndi hano aba ni abayobozi kuko ndizera ko kubyanzuza byarangije kubyanzuza, ndarara ahangaha iyo myaka 17 ambwira, ahubwo ashobora no kumpa ubukode bw'iyi nzu amazemo iyo minsi wenyine, sibyo? Nkuko avuze ko amaze iyo myaka 17, jewe ubwo noneho kuko yumva ko atagomba kunko, je nta nubwo nshaka nkodeshereza, najye gukodeshereza umugore wa kabiri. Je ndi umugore waje kubyanjye, ntago ndi umugore w'indaya ujya gukodesherezwa. Ibi narabiciye, icyo nshaka ndarara hano, ubwo nindamuka mfuye namwe ubuyobozi murakurikirana kuko umuntu ni wa leta, ndishinganishije ahubwo. Urakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda. Amazina yanjye nitwa iki kibazo ndakomeza kugikurikirana, nimba mwibuka iby'ururindo byose ndabikurikirana kugeza kirangiye, ariko icyo twakwifuriza umuryango nyarwanda nuko twabana mu mahoro. Umwanzi w'umuntu si ibintu, umwanzi w'umuntu ni umubiri. Tubane mu mahoro. Ndizera uyu mupapa mwamwumvisha ati ni gutya na gutya, umama nawe ni gutya na gutya, uyu nawe ni gutya na gutya. Ubwo rero ubuyobozi bukore inshingano zabo. Ariko tutirengagije yuko abana naberetse aho baba harahari nabinjije, abayobozi babinjije namwe mwari muhari. Harahari haraho yakweretse. Genda ureba aho hantu abo bana bakwiye reka yese ngo bagiye kunyereka aho bari burare iri joro. Reka ncane itara. Aho bari burare inzu nta muntu wayibagamo, naho bari burare iri joro, hanyuma ibindi ejo bikagenda bike, ejo abayobozi bazagikemura. Yes, rero ahamagaze sinzi nimba yadufasha. Wenda agakingura, ndabona abana binjijemo n'ibintu, ni naho tugiye gusoreza. yaje se aha niho yampaye. Aha niho yampaye nk'umuntu wubatse urugo rwanjye. Ariko ari ijoro rimwe nubwo aba ari icyumweru sinzi. Nawe wayijyamo kuko utazi imvune y'inzu, wayijyamo kuko utazi imvune yayo, kugira ngo mukemure ikibazo, ibindi bibazo ni ibyari. Rero bakunze ba BigTown TV, aha niho uyu mugabo yahaye abana ngo babe baraye umunsi umwe. Reka rero turakomeza kubakurikiranira iki kibazo ko kiri buze kurangira. Dore ngaha ibintu bari babizanye, ibintu byose turakomeza kubakurikiranira iki kibazo ko kimeze, ubundi mukomeze kubana natwe. Amazina yanjye nitwa Emi. Imana ikomeze kubarinda kandi ibarebe icyoroshye.